Halo halo tubaha ikaze bakunzi ba Umurimbo TV turabasuje cyane tubifuje kugubwa neza aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye mukaba mudukurikira umunsi ku wundi cyangwa se mukaba mukurikira Umurimbo TV karibu cyane tubifuje kugubwa neza rero mugira amahoro y'Imana mugira umugisha w'Imana mu byo mukora byose kandi muhirwe hanyuma mbahaye karibu uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu tubamo ducamo cyangwa imyitwarire tujya tugira ishobora gutuma ubuzima bwacu bugira ibyo buhomba abandi bakaba aribo babyungukiramo cyangwa se ugasanga tumeze nk'ababereyeho abandi aho kugira ngo twibereho ubwacu tugere ku byo dukeneye. Ibi ngibi ntabwo wahita ubyumva kano kanya kereka igihe uri bumaze gukurikira kino kiganiro. Njya kukubwira rero ibintu bigera kuri 6 utazigera uterwa isoni nabyo cyangwa se ibintu 6 utazatinya gukora mu buzima bwawe kubera wenda uko abandi bari bukubone, kubera uko abandi bari bubifate, yego. Kubera impamvu utagomba kubitinya, bigize ubuzima bwawe, ni ingirakamaro kuri wowe, nibyo bikugize, ubwo rero kandi nicyo kintu uba ugomba kwitaho. Ikintu kikugize ni ikintu nyine uba ugomba kwitaho cyane kurusha ibindi bintu. Mbere y'uko rero dutangira kurambura ikiganiro, ndagira ngo mbwire wowe ugeze hano ku Murimbo TV bwa mbere usige ukoze subscribe by'akarusho ujye usharinga aya mavideo yacu hanyuma rero twibanire ndetse ushobora no kuduha comment bitewe n'uko ibiganiro byacu wabibonye hanyuma bikadufasha kuzajya dukomeza gukora kandi dukora ibijyanye n'ibyo mwifuza cyangwa se n'ibitekerezo muba mwaduhaye tukabona yuko turi kugendera mu murongo umwe nyine wo guhuza amakuru twese dukeneye. Ikintu cya mbere udakwiriye gutinya cyangwa se ngo kigutere isoni zo kugikora ni ukurwanirira indoto zawe cyangwa se guharanira indoto zawe kuzigeraho. Ibi ngibi rero ndabivuga bitewe n'uko hanze aha ngaha usanga hari abantu batandukanye akeneye gukora ibintu runaka yumva ari byo byamugirira akamaro cyangwa se yumva yashobora, ariko ugasanga nanone atinye uko abantu bari bubifate, uko abantu bari bubibone, icyo abantu bari bubivugeho. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ukwiye guterwa isoni n'ikintu cyose wakora kikugirira akamaro cyangwa se kigufasha kugera ku ndoto zawe. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wagerageza gukora kitarengera ku mategeko cyangwa se kitarengera amategeko y'igihugu cyawe, iki ngiki uzagikore wivuye inyuma, kubera ko hari igihe wicara ugasanga hari ibintu wakagombye gukora ugasanga byaguteza imbere byakugeza kure, ariko kubera gutinya sosiyete ugasanga biri aho ngaho gusa biragupfanye, imyaka iragushiranye, ibihe biri kukugendana kugeza aho nanone ucitse intege zo kuba wakora cya kintu cyakakugiriye akamaro. Kandi nanone ngira ngo nkubwire yuko cya kindi wicara ukareba ukavuga uti iki ngiki ndagikunda n'umutima wanjye wose, iki ngiki nanone kandi nizeye ko nagikora neza, icyo nyine nicyo kigufasha kugera ku ndoto zawe, icyo nyine nicyo kigufasha kugera ku byo wifuza mu buzima bwawe. Rero ntabwo wakagombye kuba utinya cyangwa se ntabwo wakabaye utinya abandi bantu. Ndagira ngo nkubwire ngo guhera ucyumva kino kiganiro nimba hari ibintu uzi ujya wirirwa urwana nabyo, urabizi neza ko ibyo bintu kubikora atari icyaha gihanirwa n'amategeko y'igihugu cyawe cyangwa se bitazirana n'amategeko y'igihugu cyawe. Ndakwinginze witinya uko abantu babibona, kubera yuko nutangira ukabikora bakakurwanya uzakomeze, kubera yuko nyine wowe mu buzima bwawe bwose uba ugomba kureba aho ugana n'icyo ukeneye mu buzima bwawe. Numara kuhagera nibwo uzabona yuko watinze gutangira, kubera ko babandi bose bakurwanyaga, kubera yuko babandi bose bagucaga intege, uzabona ibitandukanye n'ibyo watekerezaga cyangwa se watekerezaga kiriya gihe watinyaga. Ikintu cya kabiri kidakwiye kugutera isoni cyangwa udakwiriye gutinya ni ukugira amahitamo y'inshuti zawe cyangwa se abantu ukeneye kubana nabo mu buzima. Ibi ngibi rero nabyo tubigarutseho bitewe n'uko nk'uko mubizi hanze aha hari abantu bakoreshwa n'ishyari, bakoreshwa n'ubujiji, ugasanga nyine bari kwica imibereho y'abandi yakabaye ari iya nyayo, bitewe n'uko wibanira na kanaka ngo nguriya ngo ari sumbukuruza, wibanira na kanaka ngo se nguriya ngo buriya ngo babona ngo bajyanye, cyangwa se doko amagambo y'abantu rero nufata igihe cyo kuyaha agaciro uzibagirwa ibyawe bigufitiye akamaro, uzabaho uko bo bashaka kandi nta kintu bizigera bikungura na kimwe. Guhitamo inshuti zawe ni ubuzima bwawe, guhitamo abo ushaka kubana nabo
wumve ko ari ubuzima bwawe, kandi ibi ngibi bikugiraho ingaruka zikomeye cyane nuhitamo kubana n'abantu udashaka bitewe n'uko ushaka gushimisha rubanda. Uzabaho nyine ubabaye kandi bizakugiraho ingaruka mbi cyane. Ariko nanone nuhitamo kubana n'inshuti zawe nziza cyangwa se wumva ari amahitamo yawe, bizagirira akamaro wowe, n'ingaruka uzagira zizaza kuri wowe, kandi izo ngaruka zizaba ari nziza cyane kubera yuko uzaba wumviye amahitamo yawe. Urugero wenda twafata, reka turufatire ku cyokezo cy'inyama. Iyo ugeze ahantu hari icyokezo cy'inyama barimo kotsa inyama cyangwa se bari gucoma inyama, urabona nyine haba hari umwuka w'inyama cyangwa se umwotsi w'izo nyama bari kotsa aho ngaho. Ntabwo watandukanya uwazifashe akazirya cyangwa se wowe wahahagaze uwo mwuka cyangwa se uwo mwotsi ukagucumbiraho. Iyo mwese muvuye aho ngaho muba mwitwa abantu bariye inyama. Bivuze iki rero? Bishatse kuvuga yuko inshuti zawe nyine ni ubuzima bwawe. Ibyo zikora nibyo ukora, ibyo zibamo nibyo wisangamo, imibereho yazo murayihuza. Bivuze ko rero mu guhitamo cyangwa se mu kugira inshuti, ntabwo ukwiriye kuvuga ngo bariya ngo kubera ko ngo ari abo twavukanye, ngo twakuriye muri karitsiye imwe, ngo reka ngo nkomeze mbane nabo kugira ngo abantu batabibona ko nirata, cyangwa abantu batabona yuko wenda nishyize mu rwego. Wagiye mu rwego, niba ugize amahirwe ahubwo ukabona izo nshuti ziri mu rwego, abandi bashobora kukubona bakabona yuko uri mu rwego rurenze, aho niwe ugomba kubarizwa ubundi. Ikindi nanone, ntabwo ukwiye kugenda ngo kubera yuko ngo ndi umuntu ukomeye, ngo mbana n'abantu bitewe n'icyiciro mbarizwamo, nimbana na ziriya nshuti abantu barambona yuko ndi kubana n'abantu baciriritse. Mu gihe ubona ko bariya abantu baciriritse aribo bantu bawe, ariyo mahitamo yawe, ari byo byishimo byawe kandi bigufitiye akamaro, bana nabo utitaye uko abandi babibona, kubera ko nyine nk'uko twabibonye ntabwo dukwiye kubaho uko abandi babishaka, dukwiye kubaho ubuzima bwacu kandi budufitiye akamaro. Ikintu rero cya gatatu udakwiye guterwa isoni nacyo muri ubu buzima ni ukuba umunyakuri. Ukuri ni kwiza, ukuri kurakiza, ukuri guca mu ziko ni gushya. Ukuri rero kugirwa n'abantu bakeya, ariko abo ngabo bakeya ni intwari. Rero ntuzigere utinya kuvuga ukuri, kugira ukuri, bitewe n'uko uvuga uti barabifata gutya, se abantu bariyumva gute. Kubera ko ukuri rero ni kwiza, ntuzigere utinya uko abantu babibona, uko abantu bari bwiyumve. Nta muntu wahohoteye, kuko burya ukuri nta nubwo guhohotera, ukuri kurakiza. Hanze aha rero abanyakuri nibo bakeya, bitewe n'uko nyine ikinyoma cyabaye cyinshi. Abantu barabeshyana, turabeshyana, reka nanjye nishyiremo. Tukagurika ibintu, ugatinya ngo nimvuga ukuri ngo baramfata gute. Rero ndagira ngo mbabwire yuko nubwo nanjye ntari umwe mu banyakuri buzuye, ariko abantu nizera cyane ni abantu nzi ko ari abanyakuri. Bashobora kuba atari abantu duhorana mu buzima bwa buri munsi, cyane ko bano bantu b'abanyakuri bagira n'uko bagenda. Ntabwo ari abantu usasanga bajagaraye ahantu hose, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko aba bantu b'abanyakuri nibo nzi babayeho ubuzima bwuzuye, babayeho bari free, bisanzuye, nta kibazo bafite, batita kuko abantu baba. Donc urumva bo babayeho ubuzima bwabo ntabwo buri muri prison. Niba rero wowe uvuga ngo nimvuga gutya ngo kanaka ngo akabibona gutya, reka nemere mbeshye nta kibazo, cyangwa se ibi bintu reka nemere mbigoreke kugira ngo bitagira uwo bikoraho, wowe nyine ubayeho ubuzima bwawe buri muri gereza. Niko nabikubwira pe. Kuvuga ukuri rero ntabwo byakagombye gutera umuntu uwo ari we wese isoni muri ibi bintu twateguye. Ikintu cya gatanu rero kidakwiye kugutera isoni muri ubu buzima ni ukwambara neza. Inshuti zanjye, ntuzigere utinya kwambara neza. Ndagira ngo nkubwire ngo uzambare neza uko ubishaka, utitaye ko hari abo uzaba warenzeho cyangwa se uzaba warushije kwambara neza. Icya mbere nk'uko twabivuze, umuntu agomba kubaho mu buzima bwe, akabaho aharanira inyungu ze, aharanira ibimushimisha,
upfa kuba gusa nta bantu wahungabanyirije ubuzima, nta mategeko warenzeho, ibindi byose bijyanye n'umutima wawe, icyo ukunda n'amarangamutima yawe, icyo yifuza, purize purize baho. Iyi si tuyibaho igihe gitoya, niyo mpamvu rero igihe cyose uyibayeho ugomba kuyibaho nyine mu gihe gitoya, ukayibaho bijyanye n'ibyishimo byawe, bijyanye n'imibereho yawe ya nyayo ukeneye kubaho. Ntuzigere rero uterwa isoni no kwiyambarira neza, kubera yuko hanze aha nabyo bijya biba ikibazo, ugasanga abantu bari kugira commentaires zitandukanye, yewe na bamwe mu nshuti zawe, ugasanga nyine umuntu ashobora kuguca intege bitewe na commentaire ashyira ku byo wiyambarira, bikaba byagutera ipfunwe byo kuvuga uti ndambara gutya noneho ndaca hehe, abantu barambona gute gute se? Nta kintu na kimwe uzigera ukora kuri ino si ngo unezeze abantu, cyane cyane abanyeshyari. Ni ukuvuga ngo nk'iyo wambaye neza ugasanga commentaire nyinshi ni iz'abantu bari kuvuga nyine, cyangwa se babiciye amazi, rimwe na rimwe ntibanakutinyuke kukubwira ko wambaye neza. Icya mbere, ntuzigere wita uko abantu bakureba, bari bukubwire, yaba ari neza cyangwa ari nabi. Icya mbere ni ukumenya yuko wowe uri kujyana n'ibyiyumviro byawe bikunejeje, kubera yuko mu buzima tubamo usanga umubare munini w'abantu ari abanyeshyari, kandi umunyeshyari aba arwana n'icyagushyira hasi. Rero ntuzatinye uvuge ngo oya, ngo ibi ngibi, ngo urabona ngo kanaka ni inshuti yanjye, ngo kandi yambwiye yuko ngo kwambara ibintu birenze gutya turi muri iyi karitsiye atari byiza, bigaragara nko kwishyira hejuru. Hari igihe akubwira gutyo donko ari ukugira ngo akurangize, nyine akomeza kugire cipu nawe ukabyemera. Oya, ntuzabyemere, ndakubujije. Baho neza. Kwambara rero neza ntabwo bikwiye kugutera isoni kuri uru rutonde rw'ibi bintu turiho. Reka tujye kuri gatandatu. Cya gatandatu rero nta kindi, ntuzigere uterwa isoni no gufata ijambo mu ruhame, kubera yuko buriya hari abantu usanga baba bafite ibintu by'akamaro bakagombye kuvugira mu bandi, ari abahanga mu kuvuga, ariko nanone ugasanga bagira isoni zo kuba yavugira mu ruhame. Kuvugira mu ruhame rero akenshi abantu barabitinya, bitewe n'uko baba bashaka kumva baba bagororotse, cyangwa se bagoroye imvugo zabo, cyangwa se ibyo bagomba gutanga kuri abo bantu bagomba kubwira. Ariko nanone ntabwo twakwibagirwa abahanga mu kuvuga amagambo y'ubwenge, cyangwa se mu gutanga inama cyangwa impanuro zishobora gufasha umubare nyamwinshi w'abantu bateraniye aho ngaho, ndetse no kuba batanga umurongo mwiza w'ubuyobozi. Donc nivuga ubuyobozi, wumve yuko igihe ufashe ijambo wenda uri aho ngaho, ushobora gutanga amagambo y'ubwenge ashobora kuyobora abandi bantu mu nzira nyayo. Ibi rero abantu bajya babitinya cyane, tujya tubibona nk'ahantu hatandukanye, ugasanga abantu bari nko mu bukwe, abantu bari mu birori bitandukanye, abantu bari mu bitaramo bahuye nk'imiryango cyangwa se inshuti, ariko ugasanga kugira ngo umuntu abe yabasha gufata ijambo avuge mu bandi, bikamunanira, atari uko atazi kubivuga neza cyangwa se kuba yabikora neza, ahubwo ari isoni yagize yuko abantu bari bubibone, ukuntu abantu bari bumufate, ukuntu abantu bari bumuvuge. Inshuti yanjye, iki ngiki nacyo ni ikintu utakwiye gutinya mu buzima, sibyo? Bakunzi bacu rero, izi nama tuba tuzigarukaho ari uburyo bwo guhugurana, bitewe n'uko muri ubu buzima tubamo nyine birababaje, kubera ko usanga abantu bari kubaho uko abandi bashaka, aho kugira ngo njyane tubeho uko twebwe tubishaka. Aha nshobora kubaha nk'urugero, njyewe nicara aha ngaha nkakora bino biganiro. Inshuti zanjye, ibiganiro nkora ntabwo navuga ngo wenda ndi perfect, cyangwa se ndi umuntu ukora ibintu byiza cyane kurenza iby'abandi. Nk'uko nabivuze, mba ndi gutanga umusanzu wanjye uko mbishoboye, nkabivuga. Hanyuma rero abahanga nibo bashobora gufata umwanya wo gutega ikiganiro nkora cy'iminota itageze no kuri 30 mu by'ukuri, hanyuma akumva icyo ndi gushaka kuvuga. Ariko utari umuhanga ashobora kuza, natangira kuvuga ijambo rimwe agahita atwara yuko ndi umuntu uvuga ibishegu, ndi umuntu uvuga ibintu bidakwiye kuvugwa. Hari n'igihe ngenda, nk'uko mubizi bakunzi banjye rero mwese munkurikira, Imana ijye ibampera umugisha, ndagira ngo mbabwire ko hari igihe ngenda nko mu nzira, abantu nahura n'abantu abenshi turahura tukasuhuzanya,
umuntu rwose akanaguha compliment akakubwira ati mana mu buzima nta kindi nakubwira, Imana izaguha umugisha, Imana igikuha umugisha, ibintu byinshi nyine akaguha ubuhamya bw'ibintu biba byarabereye iwe byiza cyane. Hanyuma hakaba n'abandi badashobora kugusuhuza ariko ukumva bari kujujura ngo dore ngo wa mama ngo wigisha ngo ibintu bijyanye ngo no mu gitanda ngo n'akabariro. Nshuti zanjye nibyo bintu nigisha byonyine? Nibwo mbyigisha se basi nanjye mujye mumpanura rega. Nk'uko natangiye mbashimira na n'ubu ndacyabashimira kubo nagishije inama bakangira inama, n'abazaza nyuma muri cya kiganiro nagishije inama nanyuzwe namwe kandi nishimira mwebwe. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko mugiye ndi gukora bino bintu kubera yuko munkunda, abankunda nyine mujye mumbwira muti ahangaha warengereye, ibi ngibi ntabwo turi kubikunda, ahangaha washize isoni mubyeyi wacu rero cyangwa se muvandimwe wacu. Nuko rero ibi biganiro ni urugero nyine ndi kubaha bijyanye n'iki kiganiro maze gukora. Nyine ndi umuntu ugira isoni cyangwa se utazi umurongo wanjye, aho nshaka kuva n'aho nshaka kugana, ntabwo naba nicaye imbere yanyu ngo nkore bino biganiro. Ndagira ngo mbabwire yuko ni urugamba, yewe n'iki ngiki nkoze kitarimo kuvuga ngo turi kuvuga ku mabanga y'abashakanye nk'uko tujya tunabivugaho. Hari undi muntu izi nama waba uzifite ariko adashobora gutinyuka kwicara imbere ya kamera. Nabyo byose ni urugamba. Wenda hari igihe muba mwumva ari ibintu byoroheje ariko nzababwira urugamba bino bintu byaciyemo kugira ngo uyu munsi tube tugeze ahangaha. Ariyo mpamvu nababwiye, ndumva ari ku cya mbere twatangiriyeho, ntuzagire isoni zo kurwanirira indoto zawe cyangwa se icyo ukeneye kugeraho cy'akamaro k'ubuzima bwawe ndetse n'abawe. Iyo ukomeje ukarwana nyine wirinda gusa kugira aho utaza kwangiza amategeko y'igihugu cyawe n'ibindi twagiye tugenderaho, kwangiza ubuzima bw'abantu, kwangiza uko abandi bantu biyumva n'ibindi bintu, mbese ubwangizi ubwo ari bwo bwose ukamenya yuko ntaho uhuriye nabo. Ubundi ibindi byose ukora uko abandi babireba ntabwo bikureba, cyangwa se uko babifata ntibikureba. Ikikureba gusa ni ukurwana n'iki? Ni ukurwana intambara y'ubuzima bwawe bwite. Reka nsoreze ahangaha nshimira mwese munkunda mugakunda inama zanjye, mujye muhirwa muri byose. Bye bye, ndabakunda.